Karibu kuri Minisitiri y'Abadamu. Nkuko twabiganiriyeho mu minsi yashize, ni ministeri ishaka gufasha umugore, kandi iki si igitekerezo cyanjye ahubwo ni cy'Uwiteka, kandi nzi neza ko iyi ministeri izakugira umumaro, izakubaka, izageraho gukura kandi ikagera ahandi kugeza. Twagiye tuvuga rero ko umuntu iyi ministeri ishobora kugufasha mu buryo bwo kukugira inama, mu buryo bwo kugeraho igufasha, ikageraho igukura, ikageraho ikugeza, kandi n'uburyo bwo kugira ngo ikubwire mbese ibyiza wakora n'ibi udashobora gukora. Nagiye nkunze kuvuga nti muri ubu buzima umuntu wese muhuye ashobora kukugira inama y'icyiza wakora ukabaho neza, kimwe nuko ashobora kukugira inama y'ikibi utakora, cyangwa se niba ushaka kugikora nyine ukagikora, ariko umuntu wese wamwigiraho. Ndizera ko natwe rero uzatwigiraho ibizagufasha, bizakugirira umumaro, kandi natwe iyo ugiriwe umumaro natwe bitugira umumaro, kuko ijambo ry'Imana ritubwira neza ngo ahirwa abahinduriye benshi ku gukiranuka, kuko bazaka nk'inyenyeri zo mu ruturuturu. Turanezerewe rero ku bwawe, kandi wowe uzajya udufasha gusangiza abandi iby'iyi ministeri, uzabasha kujya utanga ibitekerezo byawe, ibitekerezo byubaka. Twavuze ko ibitekerezo bitubaka ntacyo bitwungura, nta gihe cyabyo dufite, ahubwo dushaka ibitekerezo bitwubaka kugira ngo tubashe kubakika. Muri iyi si harimo byinshi biduca intege, muri iyi si harimo byinshi binaniza umuntu, hari ibirushya byinshi. Niyo mpamvu twebwe intego yacu ni ukwiyubaka, intego yacu ni ukureba ibitugira umumaro, intego yacu ni ukureba ibidufasha tukabifashisha abandi, kandi natwe tukifasha. Imana iguha umugisha rero wowe turi kumwe, wowe ukurikira, wowe ugerageza gusangiza abandi, wowe ushaka gutanga ibitekerezo byubaka, wowe udusengera. Twiringira ko tufashanya, kandi twebwe twese iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Niba warakiriye Yesu, niba utaramwakira, mu kurangiza turaza kunyuzaho isengesho ry'abantu bashaka kwakira Yesu. Niba wumva utaragira amahirwe yo kumwakira, ukumva ubutumwa ari mu byo wumvise se, cyangwa se muri ibi bigiye kuza, turanyuzaho isengesho kugira ngo nawe wakire Yesu, tujyane mu rugendo. Amen. Kuko ibyo tukwifuriza, intego y'iyi ministeri ni ukugira ngo ikubake, ni ukugira ngo ikugire inama. Cyane cyane tuzibanda ku kugira abantu inama, kuko nabonye ko ibibazo byinshi muri iyi si byagiye biboneka ku bantu nuko batamenye ukuri, batamenye abo bari bo. Mudamu kuba atamenya uwo ari we bituma ibibazo byinshi byamugeraho bikabasha kumusenya, ariko amenye uwo ari we, amenye uko Imana yamugize cyo, amenye ko Imana yamuremye ari gahunda yayo yamutekerejeho, ntabwo ibibazo byitura ku mugore byamugiraho imbaraga nk'izo bimugiraho. Wowe rero ukiri aho ngaho utaramenya neza uwo uri we, utaramenya ko Imana yagutoranije, utaramenya ko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo agucungure, ni wowe turi gushaka. Ntabwo turi gushaka cyane cyane ababimenye nibyo tugenda twungurana dufashanya, ariko cyane cyane wowe ufite ikibazo cy'uko utaramenya iyo nzira turimo, ni wowe dushaka cyane cyane. Kandi turashaka no gufasha wowe uri mu mahanga, wowe cyane cyane uri i Burayi cyangwa se uri mu kindi gihugu cy'amahanga ubasha kumva ururimi. Turagira ngo tugufashe, turagira ngo tukugereho, twungurane, kuko nta muhanga w'uru rugendo, ariko dufatanije hamwe turingira ko tuzakugira umumaro nawe ukatugirira undi. Nitwa Catherine Mutiganda, ntuye mu gihugu cya Finland mu mujyi witwa Vasa. Niho Imana yashimye ko dutangirira uyu murimo, dutangiriye ministeri, kandi niringira ko yatangiye umurimo mwiza muri twebwe izanawusohoza. Turagusuhuje rero wowe uri muri iki gihugu nyine cya Finland, cyangwa se uri mu gihugu icyo ari cyo cyose cy'i Burayi, haba muri Suède, haba muri France, Belgique, aho ngaho tugiye tuhafite amakontakte, n'ahandi hose, Allemagne,
n'ibindi bihugu byinshi by'i Burayi. Kandi turagusuhuza wowe uri mu mugabane wa Aziya, hari abo tugiye tufitanye contact bari muri Arabia Saudite, bari hehe na he, Imana muri Australia, muri Nouvelle-Zélande n'ahandi hose iyi video izagera. Turagusuhuje kandi tuguhaye ikaze na karibu. Wowe uri muri Afrika, cyane cyane mu Rwanda kuko ariho bumva ururimi, uri mu Burundi cyangwa se uri muri Tanzania, aho waba uri hose ukaba wumva ururimi, turagusuhuje wowe, twaba tuziranye twaba tutaziranye, kuko nzi neza ko hari benshi tugiye tuziranye bazumva iyi video. Turagusuhuje rero, Imana iduhane umugisha. Twavuze rero byinshi muri mi video zatambutse, tuvuga uburyo umugore ari Imana yamutekerejeho. Usomye mu Itangira ibice 2 umurongo wa 18 kugeza 24, tubona buryo ki umugore yaremwe, uburyo ki umugore yabyawe. Naho ngaho rero duturuka. Mbere yuko tujya kure, twavuze ko tubanza tukamenya inkomoko yacu. Amasiyanse agenda avuga ngo abantu bava ku nguge, ariko nge simva ku nguge, ahubwo iwacu ni mu ijuru, duturuka ku Mana. Twebwe abakiri umwami n'umukiza, rasine zacu ni mu ijuru. Ariko kandi bataremera ubu butumwa bwiza, nabo rasine zabo niho, nuko bagikingirijwe. Niyo mpamvu tugomba kubasengera kugira ngo nabo umucyo ubamurikire. Umwe niwe twarimo tuganira avuga ngo n'abascientifique nabo bagiye bavumbura ibyo, batangiye kubona ko ibyo bavuze atari ukuri, ariko twebwe twemera ijambo ry'Imana uko riri, niko turyakira kandi niko turyemera, twebwe abakiriye Yesu. Mumfashe rero dufatanye, twebwe twamenye ukuri, twebwe twagiriwe ubuntu, Uwiteka akatugirira ubuntu, natwe tukamwakira. Mudufashe tuvuga ubutumwa bwiza, tubugeze ku batarabumenya. Imana iduhana umugisha, mwebwe turi kumwe. Mwajya mutanga ibitekerezo byanyu aho ngaho hasi ya video, noneho tukazajya tugerageza niba ari cyo tutasobanuye neza tukagisobanura, niba ari cyo twungurana tukacyungurana, noneho Imana ikaduhana umugisha. Twavuze rero ubushize, twavuze ku bantu babiri, tuvuga kuri Hana, tuvuga buryo ki yabaye umudamu w'igitangaza, kandi tukivuga n'uyu munsi wa none nyuma y'imyaka ntazi, tukaba tukimuvugaho kubera impact, kubera gusenga kwe, kubera kwihara kwe, kubera kujya gushaka Imana. Ubwo yari afite ikibazo ajya gushaka Imana, Imana imubera igisubizo. Kandi nawe ahiga umuhigo, aravuga ati Mana nunyibuka ukangirira neza, nanjye umwana uzama nzamugutura. Yari umuntu usanzwe asenga, yari umuntu usanzwe avuga, ajya mu nsengero, ajya gutamba ibitambo, imihango y'idini ayimenyereye, ariko abona ko imihango y'idini idahagije, ahubwo aravuga ati hari urundi rugero ngomba kugeraho, ajya gushaka Imana wenyine. Niyo mpamvu twagiye twankuraje abantu ngo wasenganye n'abantu biranga, wagishije inama abahanuzi biranga, abapasiteri barigishije biranga, ariko gerageze etape ikurikiraho yo kujya gushaka Imana wenyine. Ugende wihererane nayo, ugende uyugurure umutima wawe, uhiga imihugo, usenga amasengesho yo mu buryo bwose bwo gusenga, kandi Imana yumva. Imana yumvise Ana, yakumva nawe. Icyubahiro kibi cyayo none n'iteka ryose. Twavuze kandi kuri identite, yuko dushobora kwerekana identite yacu, dushobora kwerekana imimerere yacu tubyerekanisha ibikorwa dukora. Tuvuga kuri uriya mudamu w'Ishunemu, uriya mudamu w'Ishunemu uburyo ki yerekanye imirimo ye. Yari umudamu w'umukire, yari umudamu ugira ubuntu, yari umudamu ushaka igisubizo kugeza kibonye, yari umudamu wicisha bugufi. Tubona ko yari umudamu wagiraga ubuntu, agafasha Elisa n'umugaragu we, yarabarebye arabitegereza, abona ko bakeneye gufashwa, abagirira neza. Kubagirira neza kwe bituma bifungura imiryango, nawe abasha kubona umwana. Tukavuga ngo hamwe no gufasha abandi, hamwe no kwikorera imitwaro y'abandi, hamwe no gusengera abandi, hamwe no kuririra abandi, Imana nawe yakwibuka ikagukorera ibitangaza kubw'ikigera
ikigeragezo wenda runaka waba warahuye nacyo utagizemo uruhare cyaje mu buzima bwawe. Hari byinshi biza mu buzima bw'abantu batagizemo uruhare, hari uburwayi, hari imivumo igenda ikurikirana abantu, ariko hamwe no gufasha abandi Imana nawe ishobora kugufasha. Ndibuka uriya muhanuzi Hezekiya uburyo ki yagize yari umukozi w'Imana agafasha abandi, Imana ikaza kumutumaho iramubwira ati ugiye gupfa. Mutuma Yesaya ati genda ujye kumubwira ko agiye kuva mu buzima, genda umubwire aragibye hagiye gupfa. Ariko ngo aragenda amaze kubyumva, kuko yari azi ko Yesaya ari umuhanuzi uhanura ukuri. Aravuga ati Imana imuntumyeho n'iby'ukuri koko, Imana intumyeho ntabwo ikina, ibyo ivuga ni ukuri. Aravuga ati nanjye ngiye kwiherana nayo, ngo nuko areba ivure asenga Imana. Haleluya, atabaza Imana aravuga Mana ibuka ndakwinginze, ibuka imirimo nakoze, ibuka buryo nafashaga abantu, ibuka imirimo. Nuko Imana yumva gusenga kwe imwongerera igihe cyo kubaho. Nawe rero hamwe n'imirimo, ntago gukora imirimo bivuga ngo umuntu agomba kuba afite ubutunzi bwinshi. Ushobora gufasha abantu ukoresheje amaboko yawe, ushobora gufasha abantu ukoresheje ururimi rwawe ukabasengera, ukoresheje amavi yawe. Ushobora gufasha abantu, nta muntu wo kugira icyo yitwaza ngo ntiyabone icyo afasha abandi. Ufite icyo abandi badafite, ariko ndasenga mu izina rya Yesu ngo tuba abantu bikorera imitwaro y'abandi, tuba abantu bingingira abandi, tuba abantu ibibazo by'abandi bitureba bigira icyo bitubwiye. Nagiye mbona muri ministeri dukora, muri uyu murimo dukora, ngenda mpura n'abadamu benshi, ibibazo byinshi bafite nuko batazi abo bari bo. Bajya mu nsengero nibyo, ariko ntibigeze bamenya ngo basobanukirwe icyo ijambo ry'Imana ribavugaho. Ugasanga umuntu avuga ati ngewe ababyeyi banjye bambwiye nabi, ngewe baramvumye, ngewe bageze gutya na gutya, nta jambo ryo kunyubaka bambwiraga. Ugasanga umuntu aho ngaho niho yazitiwe, niho azirikiye. Ariko nkagenda mbabwira ni mwibohore, muve muri iyo mivumo babavumye. Ibyo bakuvuzeho babikuvuzeho, ariko iyo umaze kwakira Yesu ubu icyaremwe gishya, bya mbere biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Tangira wivugeho ibyiza, tangira wivugeho amagambo meza, tangira wivugeho ibyiza. Uwiteka nawe azakugirira neza, kandi uko ugenda wivugaho ibyiza n'ubundi Uwiteka azajya aba mu ruhande rwawe. Haleluya. Nezerwa ko ndi kuvuga mu rurimi rwanjye. Iyo iyi ministeri tuyifite no mu Giswedwa no mu Gifinwa, muri indimi za hano, ariko hano ndi kuvuga Ikinyarwanda. Biba byinyoroheye cyane kuvuga ururimi rw'umuntu, ariko iyo ndi kuvuga muri izi ndimi nubwo umuntu aba asanzwe azivuga, usanga kubona terme biblique, kubona amagambo biba bigoye. Niyo mpamvu ndi kuvuga nihuta. Haleluya, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana igiduha no kugira igihe cyo kuvuga indimi zacu. Haleluya, icyubahiro kibi cy'Imana. Uyu munsi rero ngiye gukora introduction y'irindi jambo rimwe tuzakomeza kudevelopa n'ubutaha. Ni ijambo rivuga imbaraga ziri mu ijambo, cyangwa se autorité niba ariko nabivuga. Mbese ko dufite ububasha duhabwa n'ijambo, dufite ububasha twahawe. Iyo ubonye umupolisi, nkunze kubavugaho kuko ni abantu bubahwa kandi ni abantu bakora umurimo mwiza. Abapolisi iyo babonye bambaye uniforme, uhita ubona ko ni abapolisi, bahita bakwereka abo bari bo. Ariko kandi nyuma y'iyo uniforme hari izindi mbaraga. Ushobora guhura nabo uri mu ikosa, meme nubwo waba uri umuntu ukomeye cyangwa se uri umuntu ufite imbaraga ziruta iz'uwo mupolisi wagufashe umurusha ibiro, wenda upima 120, umupolisi apima 60, ariko we afite imbaraga. Nyuma y'iyo myenda yambaye hari imbaraga ahabwa na leta. Ni ukuvuga ngo afite imbaraga, afite ububasha, afite ubushobozi kubera ako kazi ke, kubera leta yamuhaye ubwo bushobozi. Niyo mpamvu natwe rero
dufite ububasha, dufite ubushobozi duhabwa n'ijambo ry'Imana, kandi iryo jambo ry'Imana ntabwo ari ijambo riza ngo ritugweho gusa, ahubwo ni ijambo twitoza. Muri video iri ku rurimi rw'Igiswedwa n'Igifinwa hari umupasiteri wigishije aravuga ngo mbese turitoza kubaha Imana, ni ibintu twitoza. Yari arimo avuga ati kuri ni umupasiteri umazemo imyaka 30 muri uwo murimo, aravuga ati njyewe nkumazemo imyaka 30, ariko uko umwaka ugenda uza ntabwo ibintu bimerera nk'uko byari bimeze. Uko igihe kigenda kiza ntabwo ibintu bigenda bimera nk'uko byari bimeze mbere. Hari ibyo mbona byoroshye, hari ibigenda byoroha, kandi hakaba n'ibyo ngenda mbona bikomeye. Natwe muri uru rugendo rero hari bimwe bitwereka ko byoroshye, hari bimwe tubona ko byoroshye, kandi hari n'ibindi tubona ko bidukomereye, ariko tugenda twitoza hamwe no gufashwa n'Umwuka Wera tugenda tubigeraho. Kuko Pawulo aravuze ngo si njyewe uriho, ahubwo ni Kristo uri muri jye, ati ushobozwa byose na Kristo mu imbaraga. Twitoza rero gusenga, twitoza kubaha Imana, noneho uko tubyitoza tukagenda tuba ibyo twitoza. Umwe niwe wavuze ngo ugenda usa nk'uko donc igitabo usoma nicyo kikwereka, uzagenda uba nk'ibiri muri icyo gitabo. Imirimo ukora uzagenda urushaho gusa nayo. Niba wumva inkuru nziza, niba uvuga ibyiza, ugenda urushaho kuba mwiza, ariko uko ugenda wumva ibibi, uko ugenda uvugana n'ababi, n'ubundi ugenda urushaho kuba mubi. Mu rugo dutuye ahantu tuturanye n'amafamiye, mbese akarere quartier dutuyemo n'abantu bafite abana bakiri batoya, benshi bari mu rugero rw'abana bacu. Noneho abana rero bakunze kuza mu rugo, iyo tugize amahirwe bakahagorobereza. Papa wabo bushize aherutse kubigisha, papa w'abana donc umutware wanjye aherutse kwigisha abo bana bari baje aho, abigisha kuri Zaburi ya mbere ngo hahirwa umuntu uticarana n'abakobanyi. Arababaza ati ese murabyumva mute? Abana mwumva ko ababi, abakobanyi mubyumva gute? Abana bamwe baravuga bati ni abantu babi nyine, ni abantu batubaha Imana. Arabigisha arababwira ati rero ku ishuri aho mugenda hose nimuzajya mwumva hari umuntu uvuga nabi, hari umuntu udafite ingeso nziza, muzajya mumubwira ngo hedo, mujye mumusezera mumubwire muti wowe ntabwo uri inshuti yacu. Natwe rero ni ibintu tugomba kwitoza, nagiye mbabwira nti hari abantu benshi tugenda duhura nabo muri uru rugendo, ni abantu bagiye bahura n'ibikomere. Wenda suko igikomera cyabaga gikomeye cyane, ariko kubera ko batigeze babona umuntu umwigisha, batigeze babona umuntu batoza, batigeze babona umuntu babwira identite yabo, byatumye bagira ibikomere byinshi. Ariko turi gukora uyu murimo kugira ngo twomore ibikomere, tubwire abantu ngo menye uwo uriwe, menye icyo ijambo ry'Imana rikuvugaho, kandi hamwe no kucyumva no kugikora Imana izakora ibitangaza. Katuvuge introduction ku mudamu umwe witwa Mariya. Mariya nyina wa Yesu ni umudamu isi yose izi, kandi ni umudamu wo kubahwa, ni umudamu wemeye kwihara. Ntabwo tuvuga cyane ukuntu yabyaye Yesu, kuko murabizi ukuntu marayika yaje akamubwira ati urahirwa, uzabyara umwana w'umuhungu muzamwite Yesu, n'ibindi byose ibyo ngibyo murabizi. Akavuga ati ese bizagenda bite ko ntigeze mpura n'umugabo? Marayika aramubwira ngo umwuka w'Imana azakuzaho, namara kukuzaho imbaraga zisumba byose zizagutwikira, ubyara umuhungu. Mariya aravuga ati bigenda uko ubivuze, amena. Icyo turi butindeho, icyo turi buhagarareho ni hano mu bukwe bw'Ikana. Yohana ibice 2 umurongo wa mbere kugeza, ushatse wayasoma yose, wasoma kugeza ushatse wasoma kugeza
ku murongo wa 11, ariko twebwe turasoma cyane cyane guhera ku murongo wa mbere kugeza ku wa 7. Ntago turi wasomewe hose, ariko turagenda tuganira kuko murabizi aya magambo murayazi. Niba utamenyereye gusoma ijambo ry'Imana, wagerageza gusoma muri Yohana ibice bibiri guhera ku murongo wa mbere. Avuga ngo ku munsi wa 3 hacyujwe ubukwe i Kanana y'i Galilaya, kandi na nyina wa Yesu yari ahari. Yesu bamutorana n'abigishwa be ngo batahe ubwo bukwe. Nuko vino ishize, nyina wa Yesu aramubwira ati nta vino bafite. Yesu ngo aramubwira ati mubyeyi, tubigendanemo dute? Igihe cyanjye ntikiragera. Nyina abwira abahereza ati icyo ababwira mugikore. Amena. Ahangaha niho hantu dutinda cyane, ukuntu nyina wa Yesu yababwiye ngo icyo ababwira mugikore. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uyu mumama yabwiye umwana we ati vino irashize, twaje mu bukwe, none abakoze ubukwe kandi n'ibintu byumvikana. Iyo habaye ubukwe abantu bararya cyane, abantu baranywa cyane, vino irashira. Abona ko ikibazo gihari, ariko nyina wa Yesu ntago yagumye aho ngaho ngo avuge ngo ikibazo kirabaye reka twitahire dusiga abantu mu kibazo. Ahubwo yaravuze ati no, hari ikibazo. Ubwo hari ikibazo tushobora no kubona igisubizo. Haleluya. Ikibazo kirahari nibyo koko, ariko igisubizo nacyo kirahari. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ngo arababwira ati, abwira umwana we, abwira Yesu ati vino irashize, tubigenze gute? Kuko yarazi ko Yesu ari bukora igitangaza. Yabanaga nawe, abona ko afite yagendaga akora imirimo myinshi. Aravuga ati noneho igihe kirageze ngo ukorere igitangaza ku mugaragaro. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Yesu aramubwira ati igihe cyanjye ntikiragera mubyeyi, nyihanganira, igihe cyanjye ntikiragera. Ariko Yesu kuko yari yumvise ijambo, haleluya, inyuma y'ijambo hari imbaraga, agira uko abigenza. Ariko kandi Mariya nawe kuko yari yavuze ijambo, yamaze kurisohora, yizeye ijambo ko riri buzana igitangaza, aravuga ati haleluya, ati cyababwira muba ari cyo mukora. Amena. Nagira ngo nkubwire ngo iki ijambo rikubwira nawe uba ari cyo ukora. Haleluya. Ntukurikize iby'imihango y'idini, ntukurikize ibyo abantu bavuga, ahubwo kurikiza iby'ijambo. Ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana n'ubugingo. Ijambo ry'Imana rirakiza. Amena. Hari indirimbo imwe twahimbye kuri iyi shene, hari indirimbo iriho yitwa ijambo ry'Imana. Haleluya. Ijambo ry'Imana ngo rirakiza, ijambo ry'Imana n'ubugingo. Haleluya. Niryo ritubeshaho. Nukuri ngo rifata ibiriho ibitariho rikabihindura ibiriho. Nagira ngo nkubwire witoze ijambo ry'Imana. Hari umuco nabonye, ntago ari muri iki gihugu, ari mu gihugu cy'u Rwanda gusa, cyangwa se no muri iki gihugu ndimo naho n'umuco abantu bagenda bitoza. Kandi uko ngenda numva bavuga butumwa hirya no hino, numva ari umuco wakwiriye isi yose. Usanga abantu bavuga ko kwicisha bugufi ari ukuvuga ko uri mubi, ari kuvuga ko uri umukene. Iyo uvuze ko uri umukene uba wicishije bugufi. Iyo uvuze ko ntacyo ushoboye uba wicishije bugufi, ariko ntago ariko biri. Ntago kwicisha bugufi ari ukuvuga icyo utari cyo. Tuvuga iby'ijambo ry'Imana ritubwira, ntago tuvuga ibyo turebesha amaso yacu, ahubwo tuvuga ibyo ijambo ry'Imana ritubwira. Abo turi bo nibyo tuvuga. Haleluya. Uyu mama nawe yaravuze ati no, aho mwana nanjye namubwiye, nanjye nizeye ko ijambo riri produce riri bugire igisubizo rizana. Nuko nyuma y'igihe gitoya Yesu ngo arababwira ngo nimwuzuze ibibindi amazi. Barabyuzuza. Ngo arangije ababwira ngo nimufate amazi muyagende muyashyire abatumirwa, bayabashyire banywe. Bavuga ko
abandi batanga vino iryoshye gakeya mu ntangiriro, nyuma nako batanga vino iryoshye mbere, none mwebwe mwayiherukije. Haleluya. No kuvuga ngo uko produce ijambo, uko witoza kuvuga ijambo, uko ubyitoza, niko ibyiza bizarushaho kuza. Ni kuvuga amagambo meza, kuba positifu, ni ibintu twitoza mu muryango wacu, ni ijambo twitoza ku buryo buri wese arabizi. Iyo umwe ashatse kubigenza ukundi, undi aramuhugura amubwira ngo uvuge, utekereza neza, uba positifu, jya witoza kuba positifu. Suko circumstance, suko ibidukikije biba ari byiza buri gihe. Buri wese agira iminsi myiza n'iminsi mibi, buri wese agira ibimurushya, buri wese agira muri situation imugoye. Ariko iyo witoje kubaha Imana, iyo witoje kuvuga ibyiza, ibyiza birakuza, kuko tuzi ko ibyiza bituruka ku Mana, ariko ibibi bituruka kuri Satani. Niyo mpamvu iyo uri kuvuga ibibi n'ubundi ubuha imbaraga Satani, ariko iyo uvuga ibyiza ubuha Imana imbaraga kugira ngo nayo igire icyo ikora mu bugingo bwawe. Witoze rero buri munsi, witoze gutekereza neza, witoze kuvuga neza, kuko ibisubizo si uko uba bifite imbere yawe, ariko uko ugenda ubyitoza bigenda bigeraho bikaba ubugingo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Itoze. Circumstance si nziza koko buri gihe, ibibi ntago buri gihe bizabura, ariko uko twitoza, uko tubyibwira amanywa n'ijoro, niko tuba dukomera. Haleluya. Satani ukurwanya niwe undwanya, umwanzi wawe niwe wanjye. Nicyo gituma ukomeza ngo itoze gukora neza, itoze kuvuga ibyiza, ivugeho ibyiza, iyatureho ibyiza. Hari umudamu umwe twaganiriye, ari yambwira ngo nge narakomeretse mu muryango wanjye ntawanyitayeho, mfite abavandimwe ababyeyi babitaho, mfite umubyeyi wanjye buri gihe yahoraga asubiza hasi ikintu cyose ngerageje gukora, kambwira ngo ntacyo ushoboye, ngo ibyo byihorere. Nuko umwana aragenda yigungira aho ngaho mu ishuri, akumva ko ntacyo ashoboye. Umwana aragenda aba deprime, ni ukuvuga ngo aragenda agira ibibazo. Noneho ndaza guhura nawe, ndagenda ndamwegera, ndamubwira ntese amakuru yawe, mu buhamya bwe. Noneho ndamubwira ntigenda uko bwije uko bukeye ujye wireba muri miruwari, wivuga izina ryawe, uvuga uti ngenda ashoboye, ngewe ndi mwiza, ngewe ndakomeye, ngewe ndi umukire. Wiproclameho amagambo meza, ujye ubyivuga ku manywa na nijoro. Haleluya. Kandi ku gihe gikwiriye nzakubona uri unezerewe, nzakubona uri kurabagirana. Ndakubwiza ukuri, byafashe iminsi mikeya, ku minsi yakurikiyeho nagiye mbona umudamu agenda aseka, agenda anezerewe, agenda avuga, ndavuga ni Imana mu ijambo harimo imbaraga. Nagira ngo nkwibutse madamu, nagira ngo nkwibutse mukobwa, vuga ijambo ryiza, ivugeho ibyiza, wikivugaho ibibi, wikivuga ko uvuka mu muryango ukennye, wikwivugaho ko ntacyo ushoboye, kuri umukene cyangwa se uri igiki. Ahubwo ivugeho ubukire, ivugeho ubwiza, ivugeho ubushobozi, ivugeho ubuhanga. Wikwivuga ko ntacyo ushoboye kuko udashoboye imibare cyangwa se udashoboye fizike, ufite ibindi ushoboye. Ivugeho ibyiza kandi Imana izakugira neza. Twavuze ko turangiza dusengera umuntu utarakira ijambo, utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Ndagira ngo nsenge nawe, niba utaramwakira usenge, kandi Imana irakugira neza. Yesu naza mu buzima bwawe azabihindura, kandi wowe uri muri uru rugendo ukomere, wivugeho ibyiza, we kuvugaho ibibi abantu bakuvugaho, ahubwo uvuga ibyiza ijambo ry'Imana rikuvugaho. Amen. Dusenge wowe utarakira Yesu, uravuga ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye mu bugingo bwanjye, ngwino umpindure, ngwino ungire igikoresho cyawe. Mbabarire ibyaha nakoze, mbabarire kugucumuraho, umbabarire ubutamenya, mbabarire igihe cyose nataye ntakuzi. Injira mu buzima bwanjye Yesu, mpindura mushya, mpindura igikoresho cyawe, mpindura ibyo wagambiriye kuri jye biba ari byo bisohora. Nirukanye gahunda zose za shitani mu buzima bwanjye, ndamuhakaniye, musezeyeho. Ngwino Yesu, uba ari wowe ugendana nanjye. Ndakwihaye ngo unyobore kandi uneshereze, ume gusobanukirwa ibyawe no kugira ngo mbigenderemo. Ijambo ryawe rigwire muri jye, kandi Umwuka Wera rinsobanurire. Urakoze Mwuka Wera, kuri kumwe nanjye kandi ushoboza muri uru rugendo. Nsenze nizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Amen.